Dore ikintu gitangaje kandi giteye ubwoba kiba muri iyi si. Ese wari uzi yuko uko wirukanka ku mafaranga ijoro n'amanywa buri munsi uyashaka, ariko nayo yirirwa yirukanka ijoro n'amanywa aguhunga? Wapi, ntabyo wari uzi. Ese wari ubizi yuko amafaranga uko ugerageza kuyanga ugenda uyereka urwango uyereka ko utayitayeho cyane, ariko yo agerageza kuza yirukanka agusanga? Nibyo nabyo ntabyo wari uzi. Ubundi amafaranga uko uyereka urwango nibyo koko nibyo bituma aza yiruka. Ntago amafaranga ahita azira icyarimwe nk'uko wayifuza kwaza, ariko gake gakeya nk'imvura igwa itabishaka araza ukabona yaruzuye da. Inkuru y'uyu munsi sije kukubwira uburyo wakira vuba, ahubwo inkuru y'uyu munsi nije kukubwira kugabanya ubugugu cyangwa kugundira amafaranga wigiramo kugira ngo ubashe gutera imbere. Wowe uteze amatwi iki kiganiro, nguhaye ikaze mu isi y'abagabo. Reba hasi nimba warakoze subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro byiza nk'ibi ngibi. Ubundi twese mu isi wagira ngo hari formula imwe dukurana mu mitwe yacu, sinzi umuntu yitwigisha. Tuba tuvuga ati iyo umuntu avutse agomba kujya kwiga, yava kwiga akabona akazi, yabona akazi agakorera amafaranga. Twese twumva mu mitwe yacu ko uko ukorera amafaranga menshi ari kurushaho kumererwa neza, kandi twumva ko uko utunga amafaranga menshi ari kurushaho kugira agaciro muri sosiyete. Ibyo bitekerezo byo kubona amafaranga uko nguko biragenda bigakura, amafaranga tukagenda tukajya mu rukundo nayo cyane, amafaranga akarekera kuba igikoresho, ahubwo amafaranga agahita ahinduka target y'icyo dushaka. Tujya mu rukundo cyane n'amafaranga tukibagirwa icyo amafaranga yakora, ahubwo tugakunda icyo amafaranga yatugira. Iyi ngiyi niyo mpamvu yonyine ituma iyo ubonye imodoka mu maso yawe uhita utekereza ubukungu cyangwa umukire. Wabona umuntu wambaye isaha ihenze ugahita wumva ko uwo muntu yiyubashye. Ariko pe, ibyo byose nta kintu bimaze, kuko ibyo ngibyo ni ukwiyamamaza gusa. Ahangaha ntabwo uri mu rukundo n'amafaranga, ahubwo uri mu rukundo n'icyo amafaranga yatuma bakuvugaho. Icyo ugomba kumenya ni uko iyi mikino mu mafaranga ihira bake nshuti. Ubundi gushaka amafaranga ni ikintu kibaho utuje, kuko ubundi mu buzima bwawe nimba ujya gushaka amafaranga ariko ukajya gushaka amafaranga uyakeneye cyane, ikintu nakubwira cyo kimwe ukwiye kugenda uzi ni uko amafaranga utazigera uyabona. Kuko amafaranga uko uyatekerezaho cyane niko ayo ubona mu maso yawe aba makeya. Uko wumva ukeneye amafaranga mu buzima bwawe, uko uri kumva ufite ubwoba, wumva utanayabonye wapfa, uko nguko icyo gihe nicyo gihe cyawe uba ugiye gukena. Kandi ibi ngibi iyo bikomeje kukubaho mu buzima bwawe ugahora wumva amafaranga ni nk'Imana mu buzima bwawe, nuyabura nturi bubeho, nuyabura nturi burye, nuyabura nturi bubona aho uryama, ndakubwiza ukuri ko iki gihe aricyo gihe uzajya wisanga uri mu bukene bukabije. Dore ngiyi impamvu ituma ubona abantu bakize bakomeza gukira cyangwa abana bo mu bakire batera imbere, ni ukubera ko bo iyo stress batajya bayigira. Si uko bakorera amafaranga menshi kukurusha, ahubwo hari stress ugira we zituma wumva ukeneye amafaranga cyane bo batagira. Ubundi igihe cyose umushahara wawe uhuriramo n'ibyo ukeneye mu kwezi, cyangwa se amafaranga ukorera ku munsi ahuriramo n'ibyo ukonsoma ku munsi, ibi ngibi nibyo bikubyarira ubwoba bwo gutinya kubura amafaranga. Ubu bwoba bwo gutinya kubura amafaranga ni cyagiye wumva n'ikintu icyo ari cyo cyose kiri bukwaka igiceri cy'100 ari umwanzi wawe. Iyo ukomeje kubatwa n'ubu bwoba mu buzima bwawe, ibi ngibi nibyo bituma utangira kujya ufata n'imyanzuro idahwitse, ugatangira kujya ufata rimwe na rimwe ibyemezo bitari ibyo cyangwa bitagakwiriye ku buzima bwawe. Igihe ugeze muri iki gihe nicyo cyagiye utangira kujya uhitamo gukora imirimo utakifuje gukora, ugatangira gushora udufaranga twawe ahantu utakadushoye, ndetse ugashiduka uri no kwizera abantu utakizeye cyangwa batagakwiye kuba bizerwa mu buzima bwawe. Mu gihe cyose ubuzima bwawe bumeze gutyo, nicyo cyagiye uhita utangira gutekereza nabi by'igihe kirambye. Ndakubwiza ukuri ko iyo ugeze muri iki gihe, ikintu cyonyine cyagutabara
ni ugusenga no kuba ufite inshuti nzima ku ruhande rwawe, naho ubundi ubuzima bwawe buba bugiye kwangirika kugeza ku gupfa, kuko mu mitekerereze yawe uba urimo uratekereza uburyo wazabaho ukwezi gutaha gusa, utekereza uburyo wazarya ejo, nta kindi kintu uba utekereza ku masaziro yawe, nta nubwo uba unabyitayeho kumenya yuko uzasaza. Bro, nimba uri gupanga kuba umukungu cyangwa uri gupanga ubuzima bwiza, hindura imitekerereze nimba ibingibi mvuze ari kubayeho, kuko iyi sisiteme ubayemo ntabwo ari ko ubukungu bwubakwa. Ubundi ntega amatwi nkubwire ubukungu, ndavuga ubukire burambye, imizi bugomba kuba bwubakiyeho. Nimba nawe ubona inzira urimo udafitiye imizi mu buzima bwawe, atariyo fondasiyo wubakiyeho inzira uri kugendamo, yisenye wongere wubake bundi bushya. Dore ikintu cya mbere ugomba kuzirikana muri iyi nzira. Nimba uzi yuko uri mu nzira njyabukire, ikintu cya mbere ugomba kuba uzi neza ni uko utari kwiruka ku mafaranga. Nimba unteze amatwi, ibi ngibi bizirikane, inzira njyabukire cyangwa nimba uri gupanga kuba umukungu mu buzima bwawe, ukaba uri gupanga ubukungu burambye, ntabwo uba ugomba kwiruka ku mafaranga. Ahubwo dore ikintu umuntu wese uri mu nzira njyabukungu aba agomba kwirukankaho. Dore ngiki cya mbere, umukire cyangwa umuntu wese uri mu nzira njyabukire yirukanka ku kintu cyitwa agaciro. Yirukanka ku gaciro k'ibye, ku gaciro k'ahazaza ha bizinesi ziwe cyangwa k'ibyo ari gushoramo. Umukire yirukanka ku gaciro k'ahazaza h'ibintu bye kuruta ku cyubahiro mwamuha aka kanya. Icya kabiri, umukire aba azi gukemura ibibazo. Ikintu ubushobozi bwa mbere umukire agomba kuba afite cyangwa umuntu wese uri mu nzira njyabukire agomba kuba afite ni ubushobozi bwo kubasha gukemura ibibazo. Akaba atari wa muntu ukunze amafaranga cyane ku buryo iyo bigeze aho amafaranga akenewe usanga yayagundiriye, ahubwo akaba abizi neza ko cyagiye amafaranga akenewe agomba kuyarekura. Umukire aba agomba kuba yifitemo ubu bushobozi mu mutima we. Icya gatatu, umukire agomba kuba afite sisiteme cyangwa formule arimo arubakamo ubukungu bwe ku buryo na hahandi adahari, hahandi yarwaye, n'ubundi nta kizabuza bizinesi ye gukora. Ubundi umukire aba agomba kuba yifitemo ubushobozi bwo kuba yarahanze bizinesi ye ku buryo iba ari igitekerezo cye kiri gukora, we atari ngombwa ngo ahagere akore. Mu ijambo rimwe, umukire agomba kuba yarahanze sisiteme imuha ububasha bwo kubasha gukontorora bizinesi ye kabone n'ubwo yaba atayirimo. Icya kane, agomba kuba afite umutwe ubasha kwigira inama ku buryo abasha kumenya ibintu by'ingenzi hakiri kare. Ubundi umukire agomba kuba afite ibitekerezo cyangwa se afite ubwonko bubasha kubona ibikenewe mbere y'abandi. Nimba uzi ko nawe utabasha kubona ibikenewe mbere y'abandi, ubwo ngubwo ndakubwiza ukuri ko inzira urimo uri kuyoba. Ikintu cya nyuma kiranga umukire cyangwa se kiranga umuntu wese uri mu nzira y'amajyambere cyangwa y'iterambere rirambye, agomba kuba azi gutegereza. Ubundi ikintu cyitwa gutegereza ni ikintu abantu bose bakennye babuze. Si uko babuze ibitekerezo byabateza imbere, si uko babuze imirimo yose yabateza imbere, ahubwo gutegereza ni ikintu cyananiye abantu benshi muri iyi si. Rero abantu bonyine babasha ibyo bintu ni abakire cyangwa ni abazaba abakire. Ubundi amafaranga ni igikoresho, ntabwo ari imana. Amafaranga ni igikoresho nk'inyundo. Inyundo ushobora kuba wayubakisha kandi nanone ukayikoresha mu gusenya. Ibi ngibi rero ni kimwe n'amafaranga. Amafaranga ushobora kuba wayubakisha ejo hazaza heza, ariko nanone icyarimwe birashoboka ko wayakoresha no mu gusenya ejo hazaza hawe. Rero tangira wige kubona amafaranga nk'inyundo. Rekera kwizirika ku mafaranga cyane, rekera kuzirika ibikuranga cyangwa se ibikugize ku mafaranga. Ahubwo tangira ujye wibaza ibibazo nka: ni gute nahanga udushya? Ni gute natangira kwiga kwihereza ibintu byose nshaka? Ese ubundi nifuza ubuzima bumeze gute? Tangira ujye wibaza ibibazo bisa gutyo.
uzi ikintu gitangaje nuko n'ubundi uko ugabanya urukundo ukunda amafaranga, ariko n'amafaranga arushaho no kukugirira umumaro mu buzima bwawe. Ubundi kubera ko amafaranga atakiri ikintu ukiziritseho, utakiyagira imana yawe, ubuzima bwawe butangira kugenda bumera neza gake gakeya, kubera ko ntabwo ukiri guforosa gukira, ahubwo urimo uragenda wubaka ibikorwa, uri kubaka ikintu mu buzima busanzwe. Reba urugero rworoshye, uramutse ufashe umwana cyangwa wowe ugize uruhare mu gukura kwawe, ukavuga ati njye ndashaka gukura neza, ushobora gushiduka uri kurya ibiryo byinshi, ahubwo wo gukura neza bikakuzaniramo indwara, ugashiduka uri kurwara umubyibuho ukabije n'ibindi bibazo byinshi bitandukanye. Ariko iyo uri kwirira bisanzwe, ugakora siporo bisanzwe, atari ibintu forsa, ubuzima bwawe bumera neza man, ugakomeza ukabaho neza, ariko ari ibintu bisanzwe, nta kintu cy'igitangaza cyangwa atari ibintu wiziritseho. Ibi ngibi bigereranye n'amafaranga rero, nayo ni uko akora. Ubundi brother cyangwa sister, wowe uri kumva iki kiganiro, uza akiryo ka mbere mu buzima ni ukubyuka udafite panike y'umubosi cyangwa pressure y'umubosi uwo ari we wese, ukumva ufite umwanya wo gukora ibintu byawe byose utuje, ndetse ukaba ufite n'uburenganzira bwo guhakanira umuntu wese uri kuzana ibintu biri kukuzanira stress cyangwa imihangayiko mu buzima bwawe. Ubundi ubwo ngubwo nibwo bukungu. Ntabwo ubukungu ari amafaranga menshi urunze kuri konti yawe, ahubwo ni umudendezo ufite mu buzima bwawe. Kandi inzira y'uwo mudendezo ni ukurekera gukunda amafaranga. Rekera gukunda amafaranga, ahubwo utangire wige gukunda inzozi zawe, utangire wige gukunda no guharanira ejo hazaza hawe heza, aba ariho unatangira kwirukaho. Nimba wateze amatwi iki kiganiro ukaba ukigejeje ku musozo, ni ikimenyetso cyerekana yuko ufite umuco wo kwihangana, kandi uyu muco ni umwe mu mizi umuntu wese wifuza kuba umukungu cyangwa w'umukungu agendana mu buzima bwe. Rero reba hasi nimba warakoze subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ikiganiro Isi y'Abagabo. Ntuze kugaragaza umuco wo kwikunda wanga gusharinga cyangwa koherereza iki kiganiro inshuti yawe cyangwa umuntu uwo ari we wese wifuza ko yazagira ejo hazaza heza, wifuza ko yazasaza anezerewe. Ciao ciao.